Reka nongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya. Reka nkubwire ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye haba mu Rwanda cyangwa se hanze ijyarwo. Turagatsura n'amakuru yacu y'imyidagaduro n'amakuru tugenda tubagezaho buruko bukeye nuko bwije, ariko nkuko mumenyereye mbere yuko dutangira tubanza guha ikaze abantu mudukurikiye muri mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo y'u Rwanda, mu burengerazuba ndetse no mu burasirazuba. Tutibagiwe namwe rero mwicariye hano mu mujyi wa Kigali, abantu mudukurikiye rero muri mu bice bigiye bitandukanye bigize uyu mugabane wa Afurika, badukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi ndetse no muri Aziya. Reka mwese tubabwire ngo tugenda tubibona ko mudukurikira gatano kuri ikagenzi ikako. Tubahaye ikaze rero muri aya makuru yo ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Reka rero amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko mugabo wa Zari arimo kwifuza guterana ingumi na Harmonize. Mu butumwa rero Harmonize yasangije abamukurikirana ku rubuga ku mbuga nkoranyambaga ze, yagaragaje ubutumwa Shakibu Rutia yamwandikiye amusaba ko bategura umurwano bagaterana nyine ibipfunsi, abafana bagafana nabo bagacyura inoti, ariko bakagira n'abandi bantu bafasha. Nyuma y'uko rero hari haciyeho iminsi itari mike Harmonize ataye kuwa akajwiga Baba Levo akaza gucibwa amande yo kumusuzugura mu bantu akamunigira, ndetse Baba Levo akavuga ko yashatse kurwana na Harmonize ariko akabura ahafata kubera ukuntu ari umusore. Harmonize rero akaba yatumiwe mu kibuga na Shakibu Rutia. Uyu Harmonize rero ukunze gukora imyitozo ngororamubiri cyane, amaze kubona ubutumwa bwa Shakibu Rutia yanze kubwihererana, hanyuma abusangiza abamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze, hanyuma arenzaho agastika gaseka cyane. Uyu Shakibu Rutia rero yari yandikiye Harmonize ati umunsi mwiza boda, ati twazategura umukino hagati yanjye nawe ukabera muri Tanzania, ati tuzakoreramo amafaranga hanyuma tunayafashishemo abantu, ati ntegereje igisubizo cyawe. Nyuma y'ubwo butumwa rero Harmonize yahise amusubiza ngo reba ako kabanza, ati amashusho yari yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze agaragaza arimo gukora imyitozo y'iteramakofe, bishobora gutuma rero uhita uhindura ibitekerezo. Usibyo gusa rero Harmonize yahise asangiza ubwo butumwa bamukurikirana, nyuma ahita yandikaho amagambo ati Zari ibi wabimenye, ati umugabo wawe arimo kugerageza gukina n'urupfu. Nk'uko bigaragara rero ntabwo bari bemeza koko niba bazarwana cyangwa se batazarwana, gusa ikiriho nuko Shakibu Rutia yifuza kurwana na Harmonize, amafaranga agafasha abakene, hanyuma Harmonize nawe akaba yigamba ko ari nk'urupfu. Reka amakuru yacu tudatinze tuyakomereze ku hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho Soroba yahurije Ketchup, Judy n'abandi muri filime Ndi Umusirikare ishingiye ku nkuru mpamo. Uyu Soroba rero umaze gushinga imizi mu myidagaduro nyarwanda ishingiye ku muziki, urwenya na sinema, yatangiye gushyira hanze nyine filime ijyahurijemo ibyamamare bitandukanye, ikaba rero ishingiye ku bitekerezo by'abasirikare bigiye bitandukanye. Uyu Soroba wagiye yandika indirimbo zitandukanye, aho yazandikiye abahanzi bakomeye nka Rema na Makura, umugandekazi ufitanye indirimbo na Adebeni, akaba kandi ari n'umuhanzi ufite indirimbo zitandukanye ubu, ariko muri iyi minsi akaba ashyize imbaraga muri filime n'urwenya kuri ubu, aho yamaze gushyira hanze rero filime Ndi Umusirikare izaba ifite ibice bigiye bitandukanye. Soroba arasobanura ko igitekerezo cy'iyi filime yagize ati nayitekerejeho ubwo nasuraga bimwe mu bigo bya gisirikare mpakura ibitekerezo by'iyi filime. Iyi filime rero avuga ko ishingiye ku bitekerezo bitandukanye bagenda bahabwa n'abasirikare batandukanye, ikaba rero mu gace kayo ka mbere hakinamo Ketchup, Judy, Inkota na Ilunga, gusa mu bindi bice bitaganyijwe ngo hazongerwamo n'abandi batandukanye, hashingiwe kandi ku byifuzo by'abasirikare batanze ibitekerezo byayo. Asobanura rero intego y'ibyo bashaka gusangiza abanyarwanda. Yagize ati dushaka kwerekana ko umusirikare akwiye kwitwara mu muryango mugari, ati tukerekana agaciro k'umusirikare. Ibiba rero
iyo bagiye mu bikorwa byabo bagasiga abagore babo. Igisobanuro cy'umusirikare kuri Soroba yumva ari umuntu ukunda igihugu cye kandi ukirwanira bibaye ngombwa, wabitorejwe kandi akabihererwa uburenganzira. Intego ya Soroba ayisobanura agira ati njyewe ni ukuzamura sinema nyarwanda ikajya ku rwego mpuzamahanga. Ikindi ndifuza ko natwe idarapo ryacu ryazamuka mu bindi bihugu mu buryo bwa sinema. Nyinshi muri filime rero z'uyu musore zikaba zikoze mu rurimi rw'icyongereza nka The Forest isobanurwa na Gaheza, hakaza kandi n'indi agiye gushyira hanze yasobanuwe na Rocky Iki Momo. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze kuri uyu muhanzi Yago, aho yahawe ikibanza cyateje sakwe agatangaza umujyanama mushya. Uyu muhanzi akaba n'umunyamakuru nyarwanda Innocent wamamaye nka Yago yashyikirijwe ikibanza gifite agaciro karenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni nyuma rero y'amezi 4 yarashize akemerewe mu gitaramo yakoreye muri ka Kigali ku itariki ya 22 Ukuboza 2024, ndetse atangaza n'umujyanama mushya bagiye kuba bakorana. Uyu muhanzi rero yaramaze iminsi avugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko yifashishije urubuga rwa X akagaragaza ko ikibanza yemerewe atigeze akibona, ndetse ko yagerageje nyine kuvugisha impande zitandukanye ariko bikanga. Kuri wa gatanu rero ku itariki ya 3 Gicurasi ubwo yashyikirizwaga iki kibanza nibwo uyu muhanzi yavuze ko mu gihe cy'umwaka umwe ushize ari mu muziki yinjiye mu mikoranire na Agaba Safari, umujyanama we akaba n'umushoramari mu bikorwa by'umuziki ndetse no ku rubuga rwe rwa Yago TV show. Yago rero yasobanuye uyu mugabo nk'inshuti ye idasanzwe, yavuze ko yahuye nawe ubwo yari yabuze icyerekezo mu gihe yateguraga igitaramo cye ariko yaranyumvise. Uyu muhanzi rero yavuze ko Agaba ari we wishyuye amafaranga yaho yakoreye igitaramo muri ka Kigali. Ati impamvu rero mwita umugabo udasanzwe nuko yakoze ibintu ntigeze nkorerwa n'undi muntu uwo ari we wese mu muziki ndetse no mu itangazamakuru. Ati nta wundi rero wari wakangiriye impuhwe, ati nta kindi anshakaho. Yavuze ko rero amafaranga yahabereye igitaramo yishyuwe n'uwo mugabo kandi ngo ntabwo yayishyuye angurije ngo ahubwo yakuye ku ikofi ye. Yago rero yakomeje asobanura ko bakorana mu buryo bwa kivandimwe mbere y'uko twinjira mu itangazamakuru. Avuga ko bahuye bwa mbere kandi biyemeza gukorana mu bijyanye n'ishoramari ryo kuri YouTube, aho ibiganiro byinshi bizajya biba biri mu rurimi rw'icyongereza. Ati turabavandimwe rero kuruta business, imikoranire yanjye ni y'ubuvandimwe kuruta ikindi icyo ari cyo cyose. Uyu Agaba rero akaba yavuze ko asanzwe afite kampani izana mu Rwanda ibicuruzwa bitandukanye. Anavuga ko rero azajya akorana na Yago mu rwego rwo gushora imari mu muziki we, gushyira imbaraga mu biganiro bya YouTube asanzwe nyine akora n'ibindi binyuranye bigamije kuzamura izina rya Yago. Agaba ati rero birenze kuba inshuti turabavandimwe. Ati nsanzwe ndi umushoramari, ati nabonye ari ngombwa kumufasha mu byo akora. Reka amakuru yacu nanone tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko abanyarwenya n'abanyamuziki bagezweho bagiye guhurira mu iserukiramuco Iwacu Summer Comedy Festival muri Rubavu. Iserukiramuco rero Iwacu Summer Comedy Festival rigiye gutangirira mu karere ka Rubavu mu mpera z'iki cyumweru. Hagiye kubera rero igitaramo cy'urwenya kizahuza abanyarwenya n'abanyamuziki bagiye batandukanye. Iki gitaramo rero gitegerejwe kubera mu karere ka Rubavu ku itariki ya 4 Gicurasi 2024. Aha rero hakazaba hakoraniye abanyarwenya barimo Rusine Joshua Sete wo muri Zabi Comedy, Mavide na Pazo kimwe n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni igitaramo ariko ku rundi ruhande cyanatumiwemo na Kevin Kadi nk'umuhanzi w'umuziki uri mu bagezweho muri iyi minsi ya vuba. Iki gitaramo kigiye kubimburira iserukiramuco Iwacu Summer Comedy Festival rizabera mu mujyi wa Kigali ku itariki ya 8 kugeza ku ya 9 Kamena 2024.
na kane Nshizirungu rero useka wamamaye nka Seti wo mu itsinda rya Zabi Comedy ari nawe uri gutegura riserukiramuco aherutse kubwira itangazamakuru ko rizanitabirwa na Dr Kingsley na MCA Tricky ku kijyanye rero no kuba ari we wenyine uri gutegura riserukiramuco mu gihe nyamara asanzwe akorana na mugenzi we Samuel Niyonzima wamamaye nka Samu. Seti yavuze ko ari uburyo ubushya bw'imikoranire bihaye aturabizi mu matsinda atandukanye bagira imikorere. Twe muri iyi minsi rero twihaye umurongo wo gukorana ariko hakagira umushinga imwe n'imwe buri wese yirwarizamo. Umwe rero umuyange nuko uyu ari wo ariko rwose Samu turacyakorana ndetse hari n'akazi kenshi abantu batubonamo turi kumwe. Seti rero yavuze ko uretse aba banyarwenya bo hanze yatumiye ndetse bashobora no kwiyongera hari n'abandi benshi bakunzwe mu Rwanda bavuganye bazitabira iri serukiramuco. Mu rero bamaze kwemeranya harimo Rusine, Dr Nsabi, Kiramani n'abandi benshi bagiye batandukanye. Reka amakuru yacu twe tubafitiye uyu munsi tuyahinira hanga nkwibutsa ko aribwo bwa mbere udusuye ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho burukubukeye no ko bwije. Turabakunda cyane.